inshuti muduteze amatwi twongeye kubaha ikaze kuri radiyo Urumuri. Mu gihe Maître Laure Uwase yamaze kwemezwa nk'umwe mu bagize komisiyo yiga uko Ububiligi bwitwaye ubwo bwakolonizaga mu karere k'ibiyaga bigari, umwe mu badepite yazamuye ijwi muri icyo gihugu avuga ko atemeranya na kandidatire ye muri komisiyo. Mu bo byatunguye twavuganye nabo harimo Ruhumuza Mbonyumutwa n'umwanditsi mukuru wa Jambo News ari muri icyo gihugu cy'Ububiligi. Natwe biriya bintu uriya mudepite yavuze ni ibintu byadutunguye cyane, byanadutangaje, kubera ko nk'uko bivuze twari tuzi ko icyemezo cyo kugumisha Laure Uwase muri iriya komisiyo ari icyemezo cyari cyararangiye. Kugira ngo mbanze nibutse mu magambo avunaguye amateka ya kiriya kibazo, Laure Uwase bakimara kumutora nk'impuguke muri iriya komisiyo, habanje kampanye yakozwe iturutse i Kigali, ibibanza binyuza muri Ibuka inama mu Bubiligi n'andi mashyirahamwe amwe yo mu Bubiligi, nyuma n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ibyinjiramo barega Laure Uwase ngo kuba ari umuntu ngo uri muri Jambo SBR, akaba ari umuntu ngo upfobya jenoside yakorewe abatutsi, uyihakana ndetse ngo unafite n'ingengabitekerezo ngo yonse mu mashereka. Yari amagambo menshi y'urukozasoni yababaje abanyarwanda benshi, harimo ndetse yavuzwe n'abande Ruhumuza Mbonyumutwa. Ayo magambo yavuzwe cyane cyane n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, no mu binyamakuru byinshi byo mu Rwanda bagenda bayandika. None ayo magambo avuzwe ababaza abanyarwanda benshi cyane, harimo ndetse n'abanyarwanda benshi barokotse jenoside yakorewe abatutsi, n'abandi n'abandi barokotse mu bwicanyi bwa FPR. Hari nk'abanyarwanda banditsi bari 102 barokotse ubwicanyi bwa FPR, bandikira inteko ishinga amategeko kugira ngo bayereke ko ayo magambo nta shingiro namba bifite. Nuko noneho bimaze kugaragara ko ari ibyo bintu ari ibintu byo kumuharabika, icyemezo kirafatwa cy'uko Laure Uwase azaguma muri iyo komisiyo. Akazi ka komisiyo karatangira, ndetse bigitangira iyo komisiyo agomba kuba yararangije akazi kayo kuri itariki ya 2 Ukwakira, nuko gusa bavuze ko ako kazi kabaye prolongé. Nuko noneho kuri uku kuwa mbere komisiyo agomba kujya imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi kugira ngo itangaze aho yari igeze muri travaux zayo. Iki kibazo twari tuzi ko kitazasubirwaho, kubera ko ibyo birego byose nk'uko muramaze kubivuga byari byamaze kwerekana ko nta shingiro namba bifite. Tugiye kubona dutangazwa no kubona umudepite witwa Bjorn Anse wo muri parti yitwa NVA arongera abigarukaho, noneho azana ibindi birego bishyashya bidafite naho bihuriye na byandi bya mbere. Ica aherereyemo ni parti yitwa NVA, ni parti y'abafarama, niyo parti ya mbere ikomeye ubu ngubu mu Bubiligi. Ariko kubera ukuntu mu Bubiligi amatora n'amakoalisiyo yabo agenda akorwa, uyu mwaka iyo parti iri muri opposition, no urebye ni parti itavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ikaba ifite ingufu y'uko ariyo yabonye amajwi menshi mu matora. Ariko nyine system politique y'Ububiligi ikozwe ku buryo niyo waba warabonye amajwi menshi mu matora ushaka kutajya muri majorité, akaba ari iri muri opposition, ku buryo rero ari parti nyine igenda inenga buri kintu, buri gikorwa cyose cya leta, nk'uko akenshi muri opposition bakunze kujya babikora. Ku buryo twebwe tubona nyine ko iyi komisiyo ari parti itayibonaga neza, akaba ariyo mpamvu nyine tukaba tubona ko biriya bya Laure Uwase yabaye nka pretext yo kunenga ibintu bari basanzwe bananenga. Byavuzweho iki se n'abandi bagenzi be badepite? Hari icyo byavuzweho? Byifashe bite ku munsi wa none? Ikintu cya mbere twabonye ni uko atongeye kugaruka kuri bya birego byo kuvuga ngo gupfobya jenoside, kuyihakana, akaba ari ikimenyimenyi cyerekana yuko argument twatanze, yaba ari twebwe cyangwa abanyarwanda benshi batandukanye babarira muri za magana nimba atari n'ibihumbi, byagaragaje ko argument ziri solide kandi ko ibyo ngibyo ari ibintu bidafite ishingiro. Noneho umudepite azana izindi argument, atangira kuvuga ko Jambo SBR ngo iha urubuga ngo abantu bashyigikiye ngo imirwano, ngo la lutte armée muri la région des Grands Lacs d'Afrique. No muri ibintu yavuze ngarutse mu magambo ye, yavuze ama interview abiri, uretse ko nyuma nabonye hari andi bigeze kuzana yatunengaga ngo interview twahaye ngo umudamu witwa Francine, umubyeyi wo muri CNRD, avuga ko ari na interview twahaye ngo na Faustin Twagiramungu, ngo bahamagarira ngo gufata intwaro kugira ngo barwanye ngo igihugu leta ya FPR nyine itegetse u Rwanda.
ariko iyo interview ya Professor Twagiramungu ntabwo tubona iyo arimo aravuga. Ariko gusa icyo twavuga nyine nuko ari ibintu byadutangaje, kubera ko twagiye kureba umudepite uwo ari we dusanga ari umuntu tutari dusanzwe tuzi ku bintu by'u Rwanda, tukibaza ukuntu azi ijambo, ukuntu azi ibyo bintu, tugasanga hari abantu bagomba kuba nyuma y'uko kampanye yabo yo gushaka kwirukanyisha Laure yanze, baragiye muri kulise kugira ngo batangire kampanye bundi bushya. None Ruhumuza mbonye umutwa, nyuma y'uwo mwuka utari witezwe rero uzamutse, hagiye gukurikiraho iki? Uko byagenze ni uko umudepite donc yarahagurutse arimo aravuga amagambo akakaye cyane, aravuga ati kuri njyewe nkurikije ibintu mbona kuri Laure Uwase no kuri Jean Boesbel, ntabwo uwo nguwo Laure Uwase yagombye gukomeza n'umunota n'umwe muri iyo komisiyo, kubera ko ngo buri munota ugenda uhita aravuga ngo c'est une minute de trop. Noneho asaba abadepite gutora ngo babanze birukane Laure Uwase, hanyuma babone gukomeza ibiganiro byerekeye iyo komisiyo. Nuko buri mudepite afite uburenganzira bwo gusaba ko batora, nuko nguko abadepite baratoye, ariko proposition ye barayanga, baravuga bati ntabwo tugiye gutora kuri Laure Uwase ubu ngubu, ari ibintu biri public, ntabwo ushaka kuganira umuntu gutyo tutanabiteguye, ati ngo ibyerekeye kugumana Laure Uwase muri komisiyo tuzabitora kuwa mbere. Akaba ariyo mpamvu iyo komisiyo ikirangira, kubera ko donc kuwa mbere ni mu minsi 3 cyangwa mu minsi 4 mbere yuko batora, ikintu cya mbere twese dukora en tant que Jean Boesbel nuko twese twandika dusubiza biriya bibazo yari yazamuye, dusubiza n'impungenge zabo, tubereka ko izo interview avuga numva ari nk'eshatu cyangwa enye maximum ku ma publication magana za Jambo News. Tubereka ukuntu Jambo News ari ikinyamakuru kuva cyaratangiye, ari ikinyamakuru cyahaga urubuga buri munyarwanda wese. Twanaberetse n'ama-email menshi ndetse n'abantu ba FPR, tukuntu twashatse no kubaha urubuga, tukorganiza amadeba, turabasobanurira ko kuri twego muri Jean Boesbel tubona ko ikibazo cy'u Rwanda kigomba gukemurwa mu biganiro. Ku buryo rero nimba ari gutyo tubibona, nta kintu gitangaje cyo kuvuga ko duha urubuga kanaka cyangwa kanaka nta muntu duheje. Ngicyo kintu cya mbere twaberetse. Tunabereka kandi ko n'abantu ba FPR nabo tutabaheje, inshuro nyinshi twarabegereye dushaka kubaha ijambo, dushaka no gukoresha ibiganiro mpaka hagati yabo na opposition kugira ngo ibibazo u Rwanda rurimo bishobore gukemuka. Ikindi cya kabiri tweretse ku byerekeye ibintu yavugaga, ni uko kuvuga ngo uhaye ijambo ngo umuntu une force armée atari ikintu gitangaje mu itangazamakuru, mbere ya Jean Boesbel yaba nyuma yacu hari ibinyamakuru byinshi cyane twerekanye amarien y'ukuntu zaba ari za RFI, za Al Jazeera, za BBC, zose zagiye ziha ijambo abo bantu kugira ngo bumve niki gituma mufata intwaro, niki cyatuma intwaro izo ntwaro mushaka kuzishyira ku ruhande, kuziye mpamvu, ku buryo nta kintu gitangaje muri biriya bintu twakoze, nibyo twerekanye. Ku buryo twaba twizeye ko izo hakima twagaragaje kuwa mbere niba bajya gukora vote bazabanza bakazireba, bakabona ko biriya umudepite yavuze nabyo nta shingiro bifite, noneho bakabona gufata decision ikwiye. Ariko iyi mpungenge dufite ni uko malheureusement iyo tuba turi imbere y'urukiko hamwe na biriya twagaragaje, nta mpungenge n'imwe twaba dufite yuko twakwerekana ko nta shingiro bifite, ntagire ikibazo biteza. Ariko ikibazo ni uko turi imbere y'abanyepolitike, ku buryo decision izafatwa mbere na mbere ntabwo ari urukiko, ntabwo ari kureba aba bantu bararengana cyangwa ntabwo barengana, ibyo umuntu abarega bifite ishingiro cyangwa nta shingiro bifite. Icyo bazareba gusa ni politiquement parlant, est-ce que gukomeza muri komisiyo hamwe na ziriya pression u Rwanda ruhora rukora, hakabona hari abantu buri gihe bazana urusaku baza kuza guteza umwuka mubi muri travail ya komisiyo, est-ce que dufite intérêt politique à ce kumugumishamo cyangwa twagombye kumusacrifier, nimba ari gutyo nshobora kubivuga, kumushyira ku ruhande kugira ngo izo nduru tuzikire dushobore gutera imbere. Akaba ariyo mpamvu rero dukeneye ko bamenya yuko baramutse babihisemo nabwo bashobora guteza ibindi bibazo, kuko ari abanyarwanda benshi noneho bose babona ibyo Laure Uwase yabakorewe ari akarengane, nabo noneho bashobora noneho ari bo kuza guteza ibyo bibazo n'iki, noneho bakerekana ko bakumva ko iyo komisiyo itigenga par rapport y'ubutegetsi bw'u Rwanda buriho,
ko yaba yemeye kuba influence n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu kazi kayo, ku buryo umwanzuro wava muri iyo komisiyo hari abanyarwanda benshi batawisangamo, bakumva ko nta shingiro ufite, ko bumva ko waba ushingiye ku mpamvu za politiki. Hagati aho hari abandi banyarwanda babyumva kimwe n'uriya mudepite. Urugero ni nka Tatien Ndorimana Miheto, umaze n'iminsi abigaragaza ku rubuga rwe rwa Facebook. Mu mwanya tumuhamagaye twamubajije impamvu we abona ko uriya mutegarugori w'umunyarwandakazi adakwiye kuba muri iriya komisiyo kandi abamuhisemo barashingiye ku bushobozi bamubonaho. Rwose umwana w'umunyarwanda, umwana w'umukobwa rwose ni jeune dame, aho ari hose ku isi, yaba mu Rwanda yaba hanze y'u Rwanda, yatera intambwe imbere, aba ari ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari uriya jeune dame rwose yewe ndeba nk'umuntu, ndareba organisation yitwa Jambo ASBL, akaba ari umwe mu bayigize, nawe ubwe akaba ari ibikorwa by'iyo ASBL yagaragayemo. Ubwo rero njye naho ngaho hari ikibazo gikomeye, ku buryo rwose mu gihe hazamuka amajwi yikiranya, harimo ndetse n'urwego nk'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, mu gihe abantu bavuga bati ariko ibyo si byo, mwongere mutoranye neza, ntabwo ari byiza ko abantu bakora akazi katangiye gukemangwa kataranatangira. Kuba rero hari iki kibazo cyahagurutse nanone, ubwo turategereza turebe ikivamo. Njye numva gusa nk'umuntu kuvuga ngo la jeune role, aho numva burya umuntu wese yagira empathy, n'umuntu umaze kugira experience y'ubuzima, yaba muri politiki yaba mu kazi kakora. Nkurikije uko numvise abamuzi bamuvuga, nanjye hari ibyo nsoma, ariko ntabwo navuga ko namukurikiye de très près. Nanjye ngana nkawe kera ndi muri politiki, nta kibazo agomba kuba kubyitwaramo gitore, bitakomeza ntabwo azaba, ntabwo yaba aguye na gato. Ariko muri rusange ASBL yabo yitwa Jambo, tuyishinja etape ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Kinyarwanda twita irimbura abatutsi. Bari mu rwego rwo kuyipfobya, rwo kuvuga uko itakozwe, yo kwangiza amateka yayo, yo gutoneka twe twayirokotse. Iyo bari muri bya bikorwa ngo bita ngo barimo baribuka, ngo bose ngo baribuka abanyarwanda bose, bari muri faze ya nyuma ya jenoside. Ni icyo cyonyine. Muri gahunda nabonye bagiye bakora ngarukamwaka, hari aho bafata icyumweru bakavuga ko ari gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, bakavuga ububi bwa jenoside, bagaha ijambo abatangabuhamya harimo n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu yahindukira akavuga yuko bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yaba yakorewe abatutsi yaba n'izindi zabaye, twizere ko nta zindi zizaba. Ntabwo ari ikintu umuntu ajya hari akavuga ati nzajya mbikora uku, nanjye nabikora uku, nanjye nabikora uku. Oya, jenoside yakorewe abatutsi, jenoside iyo ari yo yose igira management yayo, kubirabana na evenement commemoration nayo igira uko ikorwa, bigenwa abikubitiro bireba babigena ni abarokotse iyo jenoside. Abandi b'ingenzi ndetse aribo determina ni leta yemeye kugira gufata management y'ingaruka za jenoside, ikayigira imwe mu nkingi z'ubuzima bwa politiki bw'igihugu iyobora. Ku byerekeye u Rwanda rero, leta y'u Rwanda yewe uko mbibona biranashimisha, yemeranwa iri en harmonie au diapason n'abarescape ku birebana na management y'ingaruka za jenoside, birimo nyine n'iyo aspect iyo twita commemoration. Ntabwo rero ASBL runaka by'umwihariko atari na ASBL noneho barokotse jenoside
yakorewe abatutsi yajya ngo izajya ikoresha komemasiyo y'ibyumva ubwo rwose ubwabyo kugira iyo initiative harimo ikibazo gikomeye. utinyuka ute ubona abarokotse jenoside bagize amahirwe leta iriho ikaba iri au diapason en harmonie nuko bifuza ibintu. radiyo urumuri iganira na Ruhumuza Mbonyi Umutwa twamubajije impamvu Jambo ASBL ihora ishyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ababushyigikiye. Icyo tubona mu Rwanda ikintu tuzira ari ikintu nakwita ikintu cya pensée unique. Nuko ubutegetsi buriho uyu munsi mu Rwanda ari ubutegetsi bwa FPR buba bumva ko buri munyarwanda yagombye gutekereza nkarwo. Nimba bavuze ngo ibintu bigomba kuba bimeze gutya, imyumvire igomba kuba ari iyi, bumva ko buri munyarwanda agomba kubyumva kimwe. Ntago bemera ko hashobora kugira abanyarwanda bafite ibitekerezo byigenga ndetse badashobora kubona ibintu kimwe na leta iriho. Kandi ibyo mu bihugu byinshi niko bimeze. Hari abantu benshi batavuga rumwe ariko bakabana mu mahoro, bagashaka kubana. Ariko mu Rwanda dufite icyo kibazo cy'uko badashobora kwemera ko hagira ijwi na rimwe ryigenga. Ko ariyo mpamvu abo mu Rwanda nyine akenshi usanga uhora wumva ngo kanaka buri birengeyeho, kanaka yafunzwe arengana, kanaka ngo yishwe cyangwa kanaka yahunze. Tukaba tubona uwo mwuka uri mu Rwanda yo kutemera ko hagira irindi jwi rishobora kubaho ritari ijwi rijya muri sens officiel, niko nabivuga, atari ijwi rya FPR ridashobora kumvikana. Tukaba tubona rero ko ari byo baba bagerageza gukora inama mu Bubiligi iyo babonye ko hari nk'ishyirahamwe cyangwa ishyaka ryigenga rishobora kuba hari ibintu bimwe na bimwe ritavugaho rumwe na FPR. Ko ari ibintu bimaze imyaka n'imyaka aho ngaho mu gihugu cy'Ububiligi, kuko ni kimwe mu bihugu birimo abanyarwanda benshi. Abategetsi, abanyapolitike bamaze gusobanukirwa n'imiterere n'imikorere y'abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikintu cya mbere dukunze kubona ko Ababiligi akenshi muri rusange, nubwo hari abanyarwanda benshi mu Bubiligi, nubwo hari inyandiko nyinshi zinyura mu Bubiligi ku byerekeye u Rwanda, nk'iyo ngewe ku giti cyanjye nka gutya ngiye mu muhanda nkaganira n'umuntu w'inshuti wo mu Bubiligi, nkaganira n'abakorege, nsanga ari ibintu batumva, nsanga ari ibintu batabifitemo na intérêt. Akenshi iyo hasohotse nk'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi yavuze ku kintu cy'u Rwanda, tuba twumva Ababiligi bose babibonye. Iyo bashyize Jambo ASBL mu majwi, ngira ku kazi nibwira ko abakorege bose baza kumva si ibyo ari byo, nkisanga nta muntu n'umwe wabibonye, nta muntu n'umwe uzi Jambo ASBL, nta muntu n'umwe wabikurikiye kuko atari intérêt zabo cyane cyane. Ikibazo tugira ni uko Ababiligi b'abanyepolitike muri bakeya basobanukiye n'ikibazo cy'u Rwanda. Hari bamwe kubera inyungu zabo za politike bashyigikiye leta iriho ubu ngubu, ku buryo abo ngabo nanone cyangwa n'abanyamakuru, hari nk'abanyamakuru cyane cyane nk'aba francophone, ushobora kuvuga n'amazina nta kibazo, byagiye bigaragara nko kuri Colette Braeckman ari ukora influence cyane, Colette Braeckman cyangwa Marie-France Cross aribo bakunze gutambutsa amakuru avuga ku kibazo cy'u Rwanda, ariko rimwe na rimwe tukabona bandika amakuru ameze nk'abogamiye kuri leta ya FPR, ku buryo agenda niyo bayatambukishije ku Babiligi bafitemo intérêt basa nk'ababajijisha, ntibibafashe gusobanukirwa neza. Ku bandi rero icyo babona gusa nuko harimo ibibazo, Ababiligi ukabona n'abashaka kubijyamo bakabona harimo polemique nyinshi cyane ntibashaka kubyinjiramo, ku buryo bisa nkaho Ababiligi bonyine bapfa kubyinjiramo n'abantu bajyamo bafite inyungu za politike, atari abantu baba bagiyemo kugira ngo bashakisha kureba ikintu gikwiriye, bashakisha ubutabera ku Banyarwanda bose, ari abantu bashaka une décision juste cyangwa kumva hanyuma bagafata une décision qui est juste ku bantu bose. Aba ari abantu akenshi babijyamo kubera inyungu za politike. Ubundi nk'abakiri bato, ababyiruka iyo basoma cyangwa bumva ibivugwa hirya no hino ngo Jambo ASBL ihakana jenoside, mu kivuga iki? Hari ubwo muhakana jenoside yakorewe Abatutsi? Mba numva ari ikintu nanone ari ikibazo gitangaje, kuko jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari, numva ari Jean Nyumugabo wari ukunze kubivuga, avuga ngo ntabwo ari ishyano ryagwiriye ubwoko bw'Abatutsi gusa, ni ishyano ryagwiriye u Rwanda rwose. Jenoside yakorewe Abatutsi ni umusaraba natwe twikoreye
muri iyo jenoside yakorewe abatutsi harimo abavandimwe bacu, harimo abantu bo mu miryango yacu, harimo abantu bo mu nshuti zacu, harimo abantu ujya uhura n'umuntu mukajya gusangira akakubwira ngo napfushe umuryango wanjye wose, yaba data, yaba mama, yaba abo twavaga ndimwe bose muri iyo jenoside, ku buryo atari ikintu wumva ngo wajya gukinisha cyangwa guhakana cyangwa kugoreka amateka yayo, ku buryo umuntu batubajije nimba tuyihakana ari ikintu gikunze kudutangaza cyane cy'uko umuntu wese agiye no kuri Jambo ASBL akareba ibintu dukora buri mwaka. Jenoside yakorewe abatutsi biri mu nshingano zacu, kuyibuka, gusobanura amateka yabo isi yose, akaba ariyo mpamvu dukunze no gutambutsa ubuhamya buri mwaka bw'abayirokotse, kugira ngo dusobanure isi n'abanyarwanda cyane cyane abakiri bato batayimenye uko byagenze. Ndetse hari abanyarwanda bagize amateka atandukanye, ndakeza nk'abanyarwanda baba barakuriye nko muri Kongo, bafuje imiryango yabo muri Kongo, bo bakuze bumva ko akarengane kakorewe abanyarwanda ari ako ka Kongo, kuko ariko babonye kandi bafite abantu b'umuryango yabo barokotse ubwicanyi bwabereye muri Kongo, batari bazi amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko kubera kuza muri commemoration za Jambo ASBL zisobanura ayo mateka yose, bakavuga ngo dutangiye kumenya n'ayo mateka twebwe tutari tuzi, kubera ko twumvaga hari nk'umukobwa ageze kubimbwira rwose ati ngo njyewe nakuze numva ko akababaro k'abanyarwanda kari limite ku kababaro kabaye muri Kongo, kuko njyewe araho napfushije umuryango wanjye. None nje muri commission ya Jambo ASBL nuko nasobanukiwe n'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ntangira kubyenteresaho, ntangira kumva ubuhamya bw'abacikacumu. Nkurikije uko usobanuye ni nk'aho mutwerererwa imyumvire ihabanye n'iyo mufite. Hari abantu babidutwerera bazi neza ko ibyo bavuga atari byo. Ntabwo urugero nk'umuntu wa mbere wakunze kugaruka kubizana ni nka Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe ngo twakunze kubitambutsa n'umuntu wari utuzi neza, ni umuntu uzi neza imitekerereze yacu, ni umuntu uzi neza ko tutigeze tuyihakana, ni umuntu uzi neza ko ari koko biriya bavuga atari byo. None ageze mu Rwanda kubera inyungu za politike ahindura imvugo kuri twebwe, none atangira kudutwerera ibintu bitari byo, abikora nkana. Ndatekereza nk'abantu niyo narebye nka Jean Damascene Bizimana uyu munsi uri secrétaire général wa CNRG, ni umuntu ugenda agacucukumbura areba ibintu twagiye twandika byose, ukabona nta kintu gifatitse abonye, ariko rero nyuma yajya gukora umwanzuro akajya kuvuga ngo bari abantu bahakana jenoside barayipfobya, aterekanye ikintu yabashingiyeho. Kandi umuntu kubera ko aba yakurikiye yagiye gusoma ibintu tuba twaravuze n'ibintu tuba twaranditse, aba bizi neza ko biriya nta shingiro bifite. Rero kuri abo bantu baba bagamije inyungu za politike, muri iki gihe nta kintu navuga ko twaba tubitezeho kereka izo nyungu zihinduye. Kereka nk'uyu munsi leta ya FPR iriho ivuze iti bari abantu bavuga ibintu bitadushimisha, bajya bavuga nk'akarengane gakorerwa abanyarwanda ubu ngubu cyangwa ubundi bwicanyi bwabaye mu Rwanda, aho kugira ngo tujye kubadiaboliza, none reka tubegere tuganire nabo, twumve impungenge zabo, turi ukuntu twakemura iki kibazo, aho guhora tubaharabika. naho ngaho icyizere cyaba cyuko hashobora kuvamo umuti w'icyo kibazo. Ikindi kibazo dufite rero ni abantu badasoma. Dufite ikibazo cy'uko hari abanyarwanda benshi batazi Jambo ASBL, batazi Jambo News, batigeze bajya kuri site ya Jambo ASBL cyangwa site ya Jambo News, batazi umuntu n'umwe muri Jambo ASBL cyangwa umuntu n'umwe wanditse muri Jambo News, bayumva bakurikije gusa ibintu Babizimana, Banduhungire, Bandahiro bavuga, none bagapfa kumira bungure. Ntibagiye gukora exercice yo kuvuga ngo ese ibi bintu mu bavugaho bifite ishingiro, bakajya kwirebera cyangwa bakaza kutubaza. Abo bantu rero bo icyizere tubafiteho ni turamutse tugize amahirwe yo guhura nabo tugashaka kuganira. Hari benshi byagiye bibaho muri iyi minsi, mukunze kubona hari n'abantu b'abarescape b'abacikacumu ya jenoside yakorewe abatutsi bakunze gushyira mu majwi, kuko bakunze kumva Jambo ASBL biti ngo kubona abana urubyiruko rwakuriye mu mahanga barabana muri jenoside baba bayihakana. Ndashaka kureba koko nimba ibyo bintu bifite ishingiro, kuko ntabwo nsobanukiye ukuntu abo bantu haba hari abantu b'abashinyaguzi bigeze aho ngaho. Ni gute umuntu yaba yarakuriye mu mahanga atazi u Rwanda, adafite isano n'amateka yabaye, hanyuma akajya guhagurutswa ngo arashyira amashyirahamwe yo kujya kuyihakana. Noneho baza kureba ibintu dukora, abo ngabo noneho bakaza kutwumva bakabona ko ari ibyo bintu
nta shingiro bifite, abo bantu akenshi birangira twumvikanye, ndetse hari na bamwe muri bamwe mwajya mubona ku mbuga nkoranyambaga bagendaga bavuga ngo aba bantu aba basore n'izi nkumi murekeraho kubabeshyera mu baga y'ibindi, ariko murekeraho gukoresha jenoside twakorewe nk'iturufu ya politike yo kubangisha. Nubwo Tatien Ndorimana Miheto avuga ko ashyigikiye ibyavuzwe n'uriya mudepite, ariko anongeraho ko ashobora kwicarana nabo muri Jambo ASBL kugira ngo ibyo batabona kimwe babiganireho. Ntabwo byabiza rwose, usibye n'abariya n'abantu bicanyi b'abajenosideri au sens ya execution de génocide muri 1994, baraganirijwe, barafungwa cyangwa bahabwa ibihano n'ibi. Nkanswe noneho aba ngaba bo ibyabo ni ideologie, ni negationisme. Ibyo rero simbona uburyo wowe bumva ari na point de vue bari uko babyumva. Gusa ninde muntu utakwemera ko baganira? Jewe ntekereza ko abantu bose bakwemera ko baganira, niko mbitekereza. Abantu bazahora mu mitsi mu bintu bidari ubundi niba bashaka kugira contribution, kandi koko bigaragara ko ari icyo bashaka, kuki batagira amahirwe yo kuzagezaho badahora bamaganwa. Iyo abantu baganira bungurana, hari ibyo bungurana, niba bumva baganira n'abandi bantu, nizeye ko ari ibyo bakunguka, ibyo banengwa bakaba babivamo bakagira evolution. Hanyuma hasigaye rwose ingufu zitakarira muri bindi ibyo zikaba zajya no mu bindi by'amajyambere y'igihugu, cy'imibereho myiza y'abantu y'abanyarwanda, haba mu mahanga aho turi, haba mu Rwanda. Abantu ntibazajye bahora bahanganye mu bintu biri. Yewe ni umunyarwanda spontane ufite icyo mbaza, ntabwo sinyura hirya hino. Kuri uyu wa mbere nibwo abadepite b'Ababiligi bazafata umwanzuro ku cyifuzo cya mugenzi wabo kwemeza niba bashimangira ko Maître Laure Uwase akomeza akazi ke muri iriya komisiyo cyangwa niba hari icyo babihinduraho. Ruhumuza Mbonyumutwa na Tatien Ndorimana Miheto mwashubije ibibazo Radio Urumuri yabajije, turabashimiye mwembi, ibihe byiza aho mu Bubiligi.